Turabakiriye inshuti bavandimwe babagwiza urukundo. Turabakiriye kuri izi kamera za Gwiza Urukundo TV, kandi turabasengera tuti ibyo mukora byose muhirwe, Uwiteka Imana bagire neza, muhahe muronke, abarwayi bakire, kandi mubane n'Imana yanyu mwicisha bugufi. Twakiriye kuri kamera za Gwiza Urukundo rero, twakiriye umushyitsi musangwa, akaba ari umuvandimwe wacu muri Gwiza Urukundo. Nikazi. Murakoze cyane. Murakoze kunyakira muri Gwiza Urukundo TV, ngo mushyitsi musanga nkuko wabivuze. Aka kanya rero nifuje ko tuganira nanone nkuko bisanzwe, tukaganira twe bwacu ndetse n'abakunzi ba Gwiza Urukundo TV nabo bakabazakurikira iki kiganiro, bakumva ikiganiro twagiranye. Nshuti bavandimwe rero, Damascene amaze iminsi avuga ati hari ibintu ndimo kumva hano hanze bimaze kuri koroza cyangwa se birimo bice ibintu bigacika, ati ndashaka tubifate umwanya tubiganireho maze dushakishe ukuri, turebe icyo Bibiliya bivugaho. Ese tubaze Bibiliya tuti bene bino byo Bibiliya ibivugaho iki? Ibyo bintu byaba ari ibihe? Tugiye kuganira ku bintu bimaze iminsi birimo biravugwa kenshi mu mabisi, mu hantu abantu bahuriye henshi ku kibazo cy'amaturo. Ndumva nifuje ko tuganira kuri iki kibazo cy'amaturo, ikibazo cy'amaturo yo mu rusengero. Abantu bayafiteho ikibazo gikomeye cyane. Abantu bafite ikibazo kuri aya maturo atangirwa mu rusengero, atakabaye aba ikibazo ku giti cyanjye ngewe nkanjye, ntago yakabaye ikibazo, ariko yabaye ikibazo mu bantu. Ariko se aba bantu yabereye ikibazo ubwabyo Bibiliya byo ivuga iki ku maturo? Mbere yuko dukomeza rero, reka tubanze dushime Imana kandi dusenge kugira ngo Uwiteka Imana abane natwe muri uyu mwanya tugiye kuganira, kandi ni karibu udusengere. Urakoze. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana yacu kandi Mana nziza, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware n'ubushobozi, Data wa twese mwiza, turagushimye muri aka kanya. Dushimye neza n'urukundo byawe, dushimye kugira neza kwawe. Turagushimiye ko wabanye natwe ndetse ko waturinze, wabaye ku ruhande rwacu, waturindiye intambwe z'ibirenge muri gahunda zose twagiyemo. Nyaguhora ku ngoma Imana, twabonye ukuboko kwawe gukomeye. Icyubahiro n'ikuzo rero nibigomye kuba ibyawe. Aya masaha rero nabwo turagushimiye ko wemeye ko twongera kugaragara kuri kamera za Gwiza Urukundo TV, kandi Mwami Data Nyiringabo Imana, nago wemeye ko tuhagaragara tugiye kuvuga ibyacu, tugiye kuvuga ibyacu n'imiryango yacu, ahubwo tugiye kuvuga iby'ijambo ryawe. Nyemerera ukomeze kubana natwe, kandi turakwinginze kugira ngo utwoherereze Mwuka Wera. Mwuka Wera mufasha, Mwuka Wera twahawe nk'umufasha wacu, reka Mwuka Wera ze abane natwe. Ahatari Mwuka Wera ngo abantu bigira ibyigenge bagakora ibyo bishakiye, ariko Mwuka Wera tuhaye karibu n'ikaze. Reka Mwuka Wera ze abari utuyobora muri iki kiganiro, kuko Mwuka Wera natuyobora turavuga tuvugishijwe nawe. Ibyo turi bukora ibyo ari byo byose muri iki kiganiro turabikora tubikoreshejwe na Mwuka Wera. Ngaho rero Mwuka Wera naza tuganze, maze Mwuka Wera azatsindagira amarangamutima cyangwa ibindi bintu ibyo ari byo byose byatuganza, maze Mwuka Wera bari we muyobozi wacu. Niwe duhaye ikaze na karibu aka kanya. Ngaho unyemerere kandi Data Nyiringabo Imana, udutsindire ibindi bigusha byose byagerageza kubyukira muri iki kiganiro, byagerageza kurwanya iki kiganiro, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Amen. Nshuti bavandimwe babagwiza urukundo, mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora share, mwibuke gukora comment muri kino kiganiro cyacu. Niba hari icyanditswe twakabaye tuvuga kandi tukatugisiza inyuma tutakivuze, mufite uburenganzira bwo kukitwandikira kandi mukadufasha. Kandi wumvisha hari aho tudahuje, nawe uhawe karibu kuri Gwiza Urukundo TV, hanyuma ukazavuga uruhande rwawe. Murakoze. Wari urimo ugira uti ibi bintu abantu barimo bavuga, ibi bintu abantu barimo bavuga cyane bati amaturo nakwiye mu rusengero. Yego. Wowe ati ko babisakuje cyane, ni ikihe mpamvu? Ngewe nago nzi imva n'imvano yabyo, wenda turaza kuyimenya nyuma. Ariko se ni ikihe kibazo cyabayeho ko abantu barimo bitotombera amaturo, ko abantu barimo bavuga ku maturo cyane, ko abantu barimo bavuze abantu bahagurutse, reka urusaku rwabaye rwishi ku maturo? Ntago ikibazo ni amaturo
abantu batura mu rusengero. Ese ubundi aya maturo abantu batura mu rusengero atwaye iki sosiyete nyarwanda? Kuba umuntu yatura mu rusengero bitwaye iki? Ese ubundi kuba umuntu yatura mu rusengero ni icyaha? Ese ubundi kuba umuntu yatura mu rusengero hari sakirire gwakoze? Ngewe icyo kibazo nicyo mfite. Umbajije ibibazo byinshi ntabwo ari kimwe, ahubwo nubwo uvuze ngo ikibazo nicyo ufite, ahubwo uvuga ngo ibindi bibazo nibyo mfite. Ubundi tugabanza tugatekereza tuti ni bande bafite ikibazo ku maturo. Yego. Hanyuma twamara kumenya abafite ikibazo ku maturo tukamenya ikibazo bayafiteho. Ubundi abo bafite ikibazo ku maturo ni abakirisitu barasenga. Aba rero ngewe bafite ikibazo ku maturo, ngewe nabita abakristo kuko atari umukristo ntiyamenya uburyo maturo, ntiyamenya uko mu rusengero batura. Urabizi ko inkuru zigenda, hari igihe ibintu bibera mu rusengero abo hanze babimenya, ariko kandi bakabimenya atari uko biturutse kuko barugiyemo. Just inkuru zikagenda. Ariko iki cyanye n'amaturo cyo ntawe utabimenya kuko ni igikorwa gikozwe kuva itorero ryabaho, kuva Kristo bwaza mu Rwanda, ngira ngo abantu bahera icyo gihe batura. Ubwo rero ntabwo abantu iyo nkuru ntabwo bayiyoberwa, ibyo byose iyo nkuru irazwi. Ariko uyu muntu rero uvuga no kuri aya maturo, ahangaha ntabwo turi bwemeranywe, kuko uyu muntu uvuga kuri aya maturo nuko aratura, kandi naho yaba ari inkuru yumvise ntabwo yakayagizeho ikibazo, kuko we iyo nkuru yarayumvise, icyo gikorwa ntabwo agikora. Icyo gikorwa cyitwa gutura. Nanjye nimwe nakubwiraga, abantu bose bafite ikibazo kuri aya maturo bo ubwabo ntabwo ari abakirisitu, kuko iyo baza kuba abakirisitu bakabaye bazi n'icyo bakora icyo ari cyo. Ariko rero ngendemo ndabona abantu barimo kuvuga kuri aya maturo ubwabo sibo, si abakirisitu, kuko abakirisitu mu rusengero ntabwo bakabaye bajya mu muhanda, ntabwo bakabaye bajya mu mabisi, ntabwo bakabaye bajya muri social media ngo bajye kwivovotera amaturo, ahubwo bakabiganiriye ukwabo mu rusengero. Ariko rero niba babizana mu muhanda, uvuga ngo abo bantu babizana mu muhanda ntabwo babona aho bavuganira na pasiteri wakira ayo maturo. Ariko niba baramutse ari abakirisitu bukuri, amaturo bakabumva bashaka kuyakuraho, ibyo babiganira na pasiteri wabo. None ngewe iki cyo kuvuga ngo ntabwo ari abakirisitu rero ko byo ubwabo bakubwira ko uramubaza ati ubundi wowe uvuga ku kibazo cy'amaturo, wowe uri umukristo, ati genda umukristo. None se ubundi umuntu uri mu rusengero, umuntu usenga ku cyumweru cyangwa usenga indi minsi, we si umukristo? Umukristo ni umuntu wavutse ubwa kabiri akemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Waba ari umukristo? Aba ari umukirisitu. Yes. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wabatijwe akaba yemera nk'umwami, akaba yemera Yesu nk'umwami n'umukiza, uwo ni umukristo. Uwo rero nawe uwo nguwo rero yemerewe kuvuga kuri aya maturo kandi akitwa umukristo. Hari igihe umuntu rero akora igikorwa ariko kitamurimo. Hari igihe, reka ndaguha urugero, hari igihe umuhungu akundana n'umukobwa, hanyuma bakazakora icyaha, bakaryamana, babyarana baryamana bagaterana amada, noneho baterana amada bagashwana, iyo nda ivutse muri icyo gikorwa cyabo ikabashwanisha, umukobwa akabwira umuhungu ati wanenda, unyamuhungu nawe akamwihakana. Icyo gikorwa kiba kibaye rero aho ngaho, kiba kigaragaje ko mbere hose bo ubwabo batigeze bagira urukundo, kuko iyo baza kugira urukundo bakabaye banihangana n'iryo kosa bakoze, bakasangira ingaruka z'iryo kosa. Iyo rero umwe ataye undi, nicyo bapfanaga, nta rukundo bari bafite. Ni ukuvuga ngo rero no mu rusengero iyo ukundana n'Imana ntabwo wagirana ikibazo nayo kubw'amaturo. Rega menya ko ngo nayo mafaranga ufite cyangwa icyo kintu ugiye kuyitura nacyo si wowe wakihaye, niyo yakiguhaye, kandi kugaruka ikakubwira ngo ongera unure ku cyo naguhaye, ntabwo irimo kukwambura, ahubwo irashaka kureba ko wowe ugira ubuntu. Icya kabiri, mbese twebwe dutanga amaturo, iyo utanze amaturo mu rusengero uyahaye ndi, genda umva aho ngaho ariho haba ipfundo ry'ibibazo byose turimo twibaza. Iyo utanze ituro mu rusengero urihaye pasiteri, urihaye urusengero, urituye Imana, mbese iyo nkoko yawe ushoreye, iyo nka yawe ushoreye, ayo mafaranga yakoze mu ikofi yawe uhembwa wavunikiye ukayafata, ayo mafaranga ujyanye ku rusengero uyahaye nde? Ikibazo ni iki ngiki. Uyu muntu
aba bari kuvuga ibi bintu, aba bantu bateje zagari aba ngaba bo baguhamiriza ko ari abakristo, ndetse niyo bavuga yuko ibi ngibi bagomba kubivuga bigahinduka, kuko nibidahinduka sinzi bihinduka gute, bihinduka bakabireka, sinzi icyo kubireka byo wumva ko nta wemeza ko yabireka byanavaho. None baravuga ko bihinduka biterera, ukuvuga ko bigomba guhinduka nuko ngo abakristo ntibagahore babwirizwa gutanga amaturo. Ese ubundi ntaho babibwirizwa? Ariko ubundi ntabwo bikwiye no kubwirizwa, bakaba yikora Bibiliya. Reka tureke Bibiliya bivugaho, ivuga ku maturo, ivuga ku kintu cyo gutanga ituro. Yewe ndumva mfite ikibazo niba barimo bavuga ku cya 10, niba barimo bavuga ku maturo, sinzi icyo kibateye impungenge aho ngaho. Ni icya 10 na maturo ni iki? Icya 10 ntago bakivugaho, kuko burya icya 10 cyo n'abagitanga bo ugenzuye wasanga ari bakenya. Ikibazo ni icyaya maturo, urasanga bari kuvuga ngo dutuye ituro rya mbere, ngo dutuye ituro risanzwe, dutuye ituro ryo gufasha umukene, dutuye ituro ugasanga ngo abapasiteri bahimbye amazina, bashatse ibindi bintu, amaturo ngo yabaye menshi mu rusengero. Ese koko ayo maturo ateje ikibazo? Ubundi ubwinshi bw'amaturo nanjye ntabwo mbyemera. Yego, kuko niba ushyizeho ibiseke 20 mu byose babiturire, icyo gihe uba urimo gusoroza amafaranga mu bakirisitu. Yego, ariko niba ari ikintu umukirisitu runaka avuye mu rugo afite gahunda yo gutura, yego, wowe umushaka kumubangamira ngo bikurweho abantu be gutura, ubikurira hiki? Kandi burya ituro aho riva rikagera ntabwo riba ari itegeko. Yego, ituro Bibiliya ivuga ko ari ituro ry'umutima ukunze. Reka tureke Bibiliya bivugaho mu Kuva igice cya 25. Yego, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Yego, haravuga ngo ibyo kurema ihema ry'Imana. Umurongo wa mbere uravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli bantura amaturo, umuntu wese wemezwa n'umutima we azaba ari we wamwakira ituro anura. Yego, biravuze ngo bwira Abisirayeli, Uwiteka abwira Mose ati, uwo ni umurongo wa mbere. Yego, uwa kabiri ngo bwira Abisirayeli banture amaturo, umuntu wese wemezwa n'umutima we yego, azaba ari unura. Yego, ni ukuvuga ngo ituro si itegeko, nicyo umutima ukwemeje. Ngero umutima wanjye urambwiye ngo ninture mu rusengero, nimfata inka yanjye nyitange, nimfata ikibanza cyanjye ngitange, nimfate 200 yanjye nyatange, cyangwa se yewe nta nicyo mfite nitahire. Yego, nta kosa ribirimo. Rero iyo umutima unyemeje icyo ngomba gutanga, ngomba kugitanga nk'uko mvuganye n'umutima wanjye. Yego, ntabwo ngomba gutura according to the law, nta tegeko na rimwe ririmo rimatiriza kugira icyo nanga. ahubwo icyo Uwiteka amaye gutanga nicyo nanze, icyo umutima wanjye uganiriye nanjye gutanga nicyo nanze. Natanga ituro bigendanye n'uko umutima wanjye uvuganye nanjye. Yego, Bibiliya itweretse ko gutura, umuntu utura atura bitewe n'umutima ushaka. Yego, uri kumva? None njyewe watuye n'umutima, nemeranyijwe n'umutima wanjye. Ikibazo ni ikihe kuba natura mu rusengero namaze kwemeranywa n'umutima wanjye? Ese abantu bavuga yuko amaturo, n'abantu ntabwo batinya kuvuga ko n'amaturo mu rusengero yahagarikwa. Abantu baratinyuka bakavuga ati bibaye dutura pasiteri tumurusha amafaranga. Ubundi abapasiteri amaturo yacu barayarya, abapasiteri amaturo yacu barimo abana babo barimo barayigamo, abapasiteri amaturo yacu, amaturo. Ukumva umuntu igikorwa yakoze arashaka gukurikirana cya gikorwa yakoze cyitwa gutura, agashaka kugikurikirana ngo amenye ngo mbese ubundi ya mafaranga natuye cyangwa ya nka nazanye yakoreshejwe ite. Ubundi ubwo burenganzira bwo gukurikirana ituro babuhawe nande? Ubundi ikibazo gihe ndimo ndacyumva mu itangira ryo gushaka gutura. Yego, wowe ushaka gutura urimo uratura ndi. Niba utoye pasiteri ukabona umwana we yambaye neza, cyangwa pasiteri agenda mu modoka nziza, yego, ukagira ishyari, ubundi we ufite ishyari nukwiye no gutura. Kuko ubundi umuntu ukwiye gutura ni umuntu wemera Imana, n'umuntu wemera Imana. Icya kabiri akamera Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo. Yego, gatatu igikorwa koza akaba yumva ko atuye Imana. Mu gihe rero wowe ucyumva yuko utuye pasiteri, yego,
rwose ntabwo wemerewe gutura urimo urangiza amafaranga yawe, kuko icyo gikorwa urimo gukora aho kugira ngo kiguhe umugisha bizarangira kiguhaye umuvumo. Kuko Bibiliya ivuga ngo abakorera Imana bayikorere batitotomba, yego, badahatwa, badafite ikibazo icyo ari cyo cyose. Niba ushaka gukorera Imana rero yikorere n'umutima wawe wose, utayikorera witotomba. Niba ushaka kwitotomba rero uzahura n'akaga. So icyo gikorwa uzagikora, ariko instead yo kuguha umugisha kiguha umuvumo. Icyo rero twebwe dushaka kubwira abantu ni ukumenya yuko amaturo kuyatanga nta kosa ririmo na n'agahato karimo, bikora ibyemejwe n'umutima wawe. Pastor niba guhatiriza nakugira inama uhereye none ubyihorere, umugisha wose ukora uhagarike gutura. Yego, kandi ukwiye no kumenya yuko hari inyigisho yitwa ubusonga mu by'Imana, kumenya ko ibyo ufite byose atari ibyawe, ari iby'uwo mwami, ahubwo wowe wabihawe ngo ubicunge. Ni ukuvuga ngo rero igihe ugiye kuza imbere y'Imana, kirazira kikazirizwa kuza imbere y'Imana amara masa. Ibyo na Bibiliya irabivuga. Reka turebe icyo Bibiliya ivuga ku ituro nanone mu Migani igice cya 18 umurongo wa 16. Utari wadusomera, hari ikindi numvishe. Ikindi numvishe ni iki ngiki: umuntu uramuka utanze amaturo akababazwa nuko pasiteri wiwe muri ya maturo akabazwa nuko ngo pasiteri wiwe ngo ya maturo yariwe na pasiteri wiwe, mbese uwo muntu we gutura we arabyemerewe cyangwa icyaba cyiza nuko nawe yareka gutura? Uwo muntu igikorwa yakoze kugira ngo kimuhe umugisha cyamuhaye umuvumo, kubera ko yakurikiranye cya gikorwa yakoze ngo arebe. Ugikugirira ntabwo ndimo kubifata nk'ikintu kibi, yego, ahubwo icyo ndimo gufata nk'ikintu kibi ni ugukora ibidakwiye. Bibiliya ivuga ngo igikorwa cyose gikozwe kidakoranywe kwizera kiba ari icyaha. Yego, niba utuye amaturo ariko ukaba utayaturanye kwizera, nabwo buryo uba ukoze icyaha. Ibyo byo ntabwo nzabyemeranyaho n'abantu benshi, ariko ndabizi ko ariko biri, niko kuri. Iyo utuye amaturo udahamanyije n'umutima wawe, udafite kwizera, ukayakora kubwo igitutu cyangwa se igikangisho cya Satani yagukangishije, cyangwa se pasiteri akaba abapasiteri bose si bamenye. Yego, hari abapasiteri beza, wenda tuzakora n'ikiganiro tuvuge ku bungeri. Yego, tugaragaze ko mu kumbi hasigaye harimo abungeri babaye ibiruru, nibyo barimo barya inama. Nibyo tuzagaragaza n'abungeri beza barimo bakora umurimo wa data. Yego, so ni ukuvuga ngo rero igihe pasiteri yafashe amaturo akayagira akata, yego, akaza akabigisha ibintu by'amaturo akanayabatereraho ubwoba, mugahora mubikora kubw'ubwoba mutewe na pasiteri, icyo gikorwa murimo mukora murimo murishyiraho umuvumo, ntabwo kiri bube umugisha. wowe uyatanga urimo uramburwa n'abadayimoni. None se ko Bibiliya yatweretse yuko ugomba gutura ituro utuye n'umutima wawe ukunze, iryo turo ntago ngiye kuritura pasiteri, ngiye kuritura Imana. Ngewe niba mvuye mu rugo, pasiteri naho yaba yavuze ibikangisho cyangwa naho yaba yagerageje gukora ibyo bikorwa uvuze, ariko ngewe nkemeranya n'umutima wanjye yuko ngomba gutura, bimpindukiye umuvumo gute kandi ngewe nemeranyijwe n'umutima wanjye? Uwo muntu nta kibazo afite. Yego, ufite ikibazo n'uwabikoreshejwe n'ubwoba. Wa wundi pasiteri yagumye abivuga akamubwira ngo tanga ituro ryawe, ngo tanga ituro ngo ubone umugabo. Yego, ntabwo umugabo, ntabwo imigisha y'Imana tuyigura. Ntabwo tanga ituro ngo ubone imodoka, ntabwo imigisha y'Imana bayigura. Yego, iryo turo rwose nuritanga uzamenye ko ririwe n'abadayimoni. Wowe icyo umutima wavuganye nawe, kandi yaza akanashyiraho n'ikigero cy'amaturo ugomba gutura. Yego, hakaba umurongo w'ibihumbi 100, hakaba umurongo wa 50, hakaba umurongo w'igihumbi n'ababibiri. Udafite ntasengerwe. Ibyo rwose iyo ni komedi y'ubujura. Ubu pasiteri urimo kubikora abashaka kugira ngo akwibe. Yego, ariko ubundi wowe banza umenye ngo iki gikorwa nta kintu na kimwe wakora ngo ugure umugisha w'Imana, ahubwo kitazana umugisha w'Imana ni ukumva no kumvira amategeko yayo nk'uko Bibiliya ibitegeka. Muri make mu yandi magambo ni ugukora ubushake bw'Imana. Ngiki kintu kizana umugisha w'Imana mu buzima bw'umuntu. Ni ukuvuga ngo rero aya maturo yandi, hari amaturo nanjye ndemera ko hari amaturo yandi abapasiteri bamwe na bamwe bagiye biremera. Ayo yaremye yose nyine atari muri Bibiliya. Nk'ayo ngayo uvuze ngo turubone umugabo turugira, ayo ngayo abadukurikiye bamenye yuko ayo ngayo ntabwo turimo tubashishikariza ayo ngayo kuyatanga, ariko hari ituro nyirizina.
ubundi kirazira kikazirizwa kujya imbere y'Imana amara masa. Banza umenye ko Imana ni umwami. Yego. Kandi cyaraziraga no mu muco w'Abanyarwanda kujya ibwami kureba umwami utajyanye ituro. Kandi wajyanaga ituro ntiwajyanaga ijana. Wajyanaga igiceri cya 200. Yego. Wajyanaga ituro riremereye ugiye guha umwami rizamunezeza. Yes. Kugira ngo umwami anezerwe. Na Bibiliya ivuga ngo kirazira kikazirizwa nk'umugabo kuza imbere y'Imana amara masa. Nari gusomera. Yego. Mu gutegeka kwa kabiri abantu bazadukurikira cyangwa barimo badukurikira n'aka kanya bumve ko twebwe turi kuvuga ku kibazo cy'amaturo yo mu rusengero, ntabwo turi abapasiteri. Ndetse ni gutegeka kwa kabiri 16 nta n'isengero dufite ngo tube turimo twigira gute, tube turimo dushishikariza abantu gutura kubera ko ari inyungu kuri twebwe. Ntabwo turi abapasiteri. Amafaranga yabo turi nta nubwo rwose ayo maturo natwe mu nsengero dusengeramo turayatanga, ndetse nta nubwo tumenya uburyo pasiteri ayagena. Reka dusome gutegeka kwa kabiri 16. Yego. Uko umwaka utashye abagabo bo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe ibihe bitatu, babonekera ahantu izatoranya, bayibonekera imbere mu minsi mikuru y'imitsima idasembuye, no ku munsi mukuru ukurikira amasabato 7, no mu minsi mikuru y'ingando, ariko nibazaze ubusa imbere y'Uwiteka. Bibiliya yo ivuze neza ko abagabo nibaza imbere y'Imana ntibakaze amara masa. Bibiliya irabyanze. Bivuze ngo Bibiliya iradutegeka. Ntabwo idutegeka ahubwo iradusaba ijana ku ijana kugira ngo igihe cyose ugiye kujya imbere y'Imana ubanze umenye ko ugiye kujya imbere y'umwami. Yego. Kandi nawe ujya imbere y'umwami amara masa. Ugomba kuba hari icyo ufite, ugomba kuba ugiye guhereza Imana. Ariko ntabwo igutegeka ngo nutakibona ntuzaze imbere yayo, ngo ntuzaze gusenga. Biravuga ngo mbese hari uwatanga icyo atahawe. Yego. Niyiguha, ariko mu byo yaguhayeho ukagira ibyo ukuraho ukajya kuyihereza kuri itaguhaye nyine ntacyo yikubaza. Bibiliya rero, Bibiliya niyo mpamvu nyikunda. Bibiliya igaragaza ukuri kose. None wowe muntu uri kudukurikira. Kandi none mu Migani igice cya 18 umurongo wa 16. Yego. Naho tuhasome twumva icyo havuga. Bibiliya Migani 18:16 aravuga hati amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamugeza imbere y'abakomeye. Nuvuga ngo ituro ry'umuntu rigukingurira inzira utakikinguriye, rikaguhereza guhura n'ukomeye. Nuvuga ngo ituro ubwaryo riguha uburenganzira bwo kugera imbere y'Imana utinyuka. Ni ukuvuga ngo ituro riri mu bintu bishobora gufungura umugisha ku buzima bw'umuntu igihe cyose aritanganye umutima ukunze. Good, nibyo. Ariko bidaturutse ku iterabwoba ry'abadayimoni watewe ubwoba wenda n'abantu, watewe ubwoba wenda n'abapasiteri, bakavuga ngo nutagira icyo utanga nawe ntacyo uzabona. Ndashaka kukubwira ko n'igihe cyose wabaye utayatanga nta n'icyo wabaye. N'ibyo wabonye ntabwo wabibonye kubera yuko hari iterabwoba washyizwe. Abantu rero bashaka kugira ngo amaturo ahagarare ni abantu barimo barwanya umurimo w'Imana. Kuko ituro ntabwo riribwa na pasiteri gusa, hari n'ibindi bikorwa rikora ku rusengero. Giye umenye ngo nagiye mu rusengero nsanga intebe ziteye, nagiye mu rusengero nsanga rupavomye, nagiye mu rusengero nsanga rukinze rusakaye, sinicaye munsi y'igiti. None niba giyeho nagiye kuki ntagira uruhare mu kongera gukora ibyo bikorwa cyangwa no kubirinda? Ariko uvuze kuri iyo ngingo ari waza akakubaza ngo mbese ngo ko nagize uruhare mu kubaka urusengero, nkaba naragize uruhare mu kugura intebe zo mu rusengero, akaba yagize uruhare mu bikorwa bimwe na bimwe byabereye mu rusengero, gutura birancyandeba wiki. Ntabwo reka gutura ari kugura ibyo bikoresho. Gutura no gutura Uwiteka. Yego. Menya ko mu bintu ubwo ugize uruhare mu kugura ibyo bikoresho byo mu rusengero uracyari umuntu w'Imana, kandi uracyakeneye kujya imbere yayo. Niba ugikeneye kujya imbere yayo uracyakeneye kuyitura. Rya turo rya jambo twasomye mu Migani rizakugeza, rya turo ugiye gutanga rizakugeza ku muntu ukomeye. Ukomeye rero tuvuga n'Imana. None ni ikihe kibazo? Na n'ubu sindakibonera igisubizo. Abantu bashaka kugira ngo amaturo ahagarare ubwo bafite imyuka y'abadayimoni. Kandi hari abakirisitu kandi bakubwira ko bo igituma barimo bavuga kuri ibi bintu barimo bashaka kuyobora abantu inzira y'ukuri. Umukirisitu nukora ubushake bw'Imana.
kwiyita we ntabwo bisobanuye kuri we, ahubwo niba ushaka kuba we ni uko ugomba kuba ukora ubushake bwayo. None uwo muntu we yakwitwa iki? Umupagani wo mu rusengero. Aba ni abapagani bo mu rusengero. Dufite abapagani b'ubwoko bubiri. Yego. Hari abo hanze, hari n'abo mu rusengero. Hari aberuye n'abanze kweru, ariko bose ari bya bintu ndumva bitoroshye. None se niba ari mu rusengero akaba arwanya Imana, ni ukuvuga ngo kurwanya Imana ni ukurwanya ijambo ryayo, ni ukurwanya ubushake bw'Imana, ahubwo ni n'abanzi b'Imana, ni abanzi b'umusaraba. None se barashaka ngo abapasiteri bacu ngo bicwe n'inzara, abapasiteri bacu ngo bambare ubusa, ariko iyo bambaye baba bikuriye he? Ni ishyari. Birababaza, ni ikibazo. Ubundi pasiteri wawe asohotse yambaye neza, agenda mu modoka nziza, urusengero rusa neza, icyaha kirimo muri aho ni iki? Ubwo rero niba utabishaka ufite ishyari, ufite umuzimu. Bivuze ngo wowe urimo urwanya, wowe wahagurutse wavuze amaturo ngo ntakwiye, amaturo ntakwiye, ufite ikibazo. None se kirazira ko umukozi w'Imana asa neza? Ntabwo kizira. None se ibyo yaguhaye wari ubifite? Erega menya ngo wateye intambwe uzi imbere ye. Yego. Uraza usanga hari ibyo yamaze iminsi yiga kugira ngo azabikwigishe. None se nakwiye gusa neza ko nawe yakwigishije? Wese ko amaze iminsi 7 cyangwa 6 cyangwa 5 ujya mu kazi kugira ngo uzitunge. Pastor aramutse agiye gufata Bibiliya ye akayiga akayisobanukirwa, hanyuma nawe akazaza akakwigisha, ya stress wazanye, ya depression wazanye ikarangira ugataha utunganye, ntabwo ibyo bintu urumva adakwiye n'igihembo. Nubwo twabona ibihembo tubahera. None uyu muntu nituvuga yuko pasiteri koko akwiye icyo gihembo, aho ntibiri buze kwitwa yuko amaturo agiye kuba igihembo cya pasiteri? Twebwe turatura Imana rero, Imana niyo izamuhemba. Kandi bakubwira ko iyo batanga ari pasiteri uyarya. None se iyo yariye bibatwaye? Ngewe iyo nanga umusoro, leta niza, perezida w'igihugu niza gufata umusoro wanjye, cyangwa ni minisitiri ushinzwe imari niwe? Ntabwo ari we. Haza ndetse haza abashinzwe imisoro, haza umukoresha w'ikoro cyangwa se umukarani. Yego. Hariya bamwita umukarani. Umukarani w'imisoro. Niko bamwita? Ngira ngo nuko nguko bamwita. Ntago abitwandikira muri comment batubwira ukuntu bamwita. Uwo uza rero twebwe tumuha amafaranga kandi tuzi neza ko tuyahaye leta. Yego. Ko azagikora ibikorwa remezo cyangwa azakora ibindi bikorwa leta ishaka gukora. Yego. Uwo muntu yariye si ngewe bibazwa, ngewe nawe yatanze birazwi. Uwo rero wayariye niwe bizabazwa. Niwe nje natanze amafaranga ngaba no Imana. Pastor akayafata ya mafuturo natuye Imana akayarya kandi Imana ndashaka ko ayarya, izabimubaza. Bivuze ngo ngewe igikorwa cyanjye icyo nshinzwe mu rusengero ni uguterana mu rusengero, kandi ngaterana nazanye n'ituro ryanjye naribonye, ngatura, namara gutura ngasohoka nkigendera, ibindi bikurikiyeho bikazabazwa pasiteri. Ikindi, yego, niba ugiye gutura, yego, ntabwo ari ngombwa ngo wikebagure uzana ibyo udafite. Oya, niba ugiye gutura zana ibyo ufite. Uribuka ko muri Bibiliya tubwira yuko hari umugore watuye ngo niba ari amakuta 2. Yego. Bibiliya ikavuga ngo yatuye ngo kurusha abandi bose. Nta makuta 2 n'amafaranga make. Kandi Bibiliya bigaragaza tura icyo ufite. Yego. Kabiri, tura icyo umutima wawe ukwemeje. Wikwemezwa n'agahatirizo, ahubwo icyo umutima wawe akubwiye aba ari cyo tura. Gatatu, pasiteri wawe kubasa neza ni ishema ryawe. Kuki dushaka ko pasiteri yambaye inkweto yahengamye niba tudafite abazimu? Kuki dushaka ko pasiteri aba mu nzu igiye kumugwira niba tudafite abazimu? Kuki tutanezezwa nuko pasiteri abaho neza, abana be bakabaho neza, natwe tukabaho neza? Kubera iki? Ubwo rero abadukurikiye bazatwunganira cyangwa se bazagira icyo babivuga, ariko ngewe na n'ubu ndakibaza kuri wa muntu runaka urimo uvuga kuri iki kibazo. Uyu muntu we nakubwiye ngo abantu bafitanye ikibazo n'amaturo ntabwo bayatanga. Abayatanga nta kibazo tuyafiteho. None ntatanga amaturo gute kandi akubwira ko aba mu rusengero? None yabihatirijwe nande? Igihe atayatanze yarapfuye. Ntacyo yabaye. None se yacece se akigendera? Noneho gutura byihorera. Ntabireka agende nyine kuko n'Imana nayazi. Azi ngo urimo aratura pasiteri kandi pasiteri ni umwanzi we. Kuko iyo aza kuba n'inshuti ye, pasiteri kubaho neza kwa pasiteri byakamuguye neza. Byakamunejeje. None pasiteri ni umwanzi. None umuntu wanga umukozi w'Imana ugakunda Imana?
yakabaye yasohotse mu rusengero. ariko nahari we ntuzajya ubikubwira wese uzajya umukurikirane. Yego. umubaze ngo uheruka gusenga ryari. Yego. umubaze ngo uheruka gutura ryari. nusanga biheruka ubwise nakubwira ngo iki azaba ari umudayimo, azaba afite abadayimoni ari mu rusengero. ariko abantu bose bafitanye ikibazo n'aya maturo ntibanasenga, wimarira n'umwanya niba kubatindaho. abo bafite abazimu ahubwo barimo bararwanya umurimo w'Imana. hari umwuka uri inyuma y'ibi bintu, uri inyuma yo kurwanya ibikorwa bikorerwa mu nzu y'Imana. baranga ko dusengera ahantu hasa neza. Yego. baranga ko pasiteri wacu abaho neza. Yego. nose ugira ngo nibarwanya pasiteri bakamushohora, Yego. igize akurikiyeho ni wowe. bazakubwira ngo urebe mu mugabo uriya utarize, ngo uriya urusha amashuri, uriya ureshya kuriya, ngo umwicane imbere umuvugaho iki, ngo ubundi bawumva ikintu cyamuva ngo yiza ngahe. batangire baca abantu mu nzu y'Imana. nicyo bazakurikizaho nyine. ubu barimo bararwanya intambara yo kubanza guca abantu mu gutura, noneho bumve ko bazarangiza bagaca n'abantu mu nzu y'Imana. niyo n'umwuka ubiri inyuma ni ukugira ngo babanze babuze abantu kuba ab'Imana ishaka ko babaho. Yego. nibarangiza barwanye umukozi w'Imana icyakamutunze bakimwime, hanyuma pasiteri nawe afata umwanya ajye mu kazi nuko natwe tuba mu kazi. Yego. hanyuma namara kwirwa mu kazi aba atagishoboye gufata Bibiliya ngo yige icyo Imana ishaka ko yatwigisha. hanyuma azaza tubwire ubushake bwe. nibarenza kuvuga ngo uriya mugabo ibintu avuga ngo ntabwo yabyize, bamutwangishe nawe nubwo ati ko haramugiye gukora iki. pasiteri abura umwanya wo gusenga, pasiteri abura umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana kubera yuko icyakamutunze aba bantu bamaze kuzuza uyu mwuka w'abadayimoni barimo mu bantu. oya banza unumve yuko twebwe amaturo yacu ntabwo ari yatunga pasiteri. yego. tutanayatanze nabwo ariho. ndashaka kubwira nawe wa muntu wowe uri ufite uburana uvuga ngo pasiteri ngo atunzwe n'amafaranga yawe, yareke noneho urebe ko ubuzima bwe buhinduka. Imana ifite ubushobozi bwo kumutunga idakoresheje ayawe. Yego. icya kabiri, ejo bundi muri korona, yego, twese twari muri guma mu rugo, ntabwo twatuye ariko bari bariho kandi abapasiteri hari aho mwigeze mbona ku nzira basabiriza ngo barapfuye barashize. ibi bintu ndi rwose ni abadayimoni babiri inyuma. yewe muntu niba ufite amagambo yuzuye bino bintu, menya ngo ufite abadayimoni barimo kugutwaza igitugu nawe utabizi. urimo urarwanya umurimo w'Imana, kandi urimo urarwanya umurimo w'Imana utazi ko urimo urwanya umurimo w'Imana. kandi ingaruka z'abarwanya umurimo w'Imana nazo zirahari. hari icyanditswe kibivugaho. yego. kidusomera Timoteyo wa mbere. yego. igice cya 4. yego. turasoma n'umurongo wa mbere. yego. reka naho tuharebe. reka turebe uko havuga. ariko wowe waba uzadukurikira cyangwa uri kudukurikira utekereza ku kibazo cy'amaturo, cyangwa warigeze wumva uvuga kuri iki kibazo cy'amaturo nk'uko natwe twabyumvise, uwo muntu mugendere kure urimo kubuza gutura. haravuga ngo ariko umwuka avuga yeruye ati, yego, mu bihe bizaza bamwe bazaba bave mu byizere, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. mu bihe bizaza, yego, bamwe bazaba, yego, bave mu byizere. ndashaka kukubwira ko uwo muntu urimo kubuza abandi gutanga ayo maturo yavuye mu byizerwa, ndetse yamaze kugwa, yitaye ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. none wowe ibintu uko wabisanze ko binanditse tunabibona muri Bibiliya ko umuntu yemezwa n'umutima we agakora icyo gikorwa byemejwe n'umutima. none niba ngiye umutima unyemeje wowe urandwanyiriza. wowe ikibazo mfiteho ni ikihe? reka naho utatura Imana nabwo uratura. ariko ubundi kubera iki? ubundi reka tunire iki ngiki nacyo tutibaza. ubundi kubera iki cyari ikibazo ku bantu batura mu nzu y'Imana ntikibe ikibazo no ku bandi batura mu bindi? nibyo ndimo mvuga ni naho utatura mu rusengero. yego. amaturo yose turayatanga. ahubwo ikibazo ni uko umva ikindi muvandi, ikibazo ni uko byo bititwa amaturo, bikitwa iki? ngira ngo babihindiriye indi zina. ushaka kubyita andi mazina, ariko nitubigenza turasanga ari amaturo. none se iyo peri yakinnye na Gasogi, yego, ukajya kuri stade ugatanga ariya mafaranga, ariya yitwa ngo yitwa kugura ibyishimo, niko njya mbyumva. none se njye mu rusengero ndagura iki? ntago mbizi. none ujye pasiteri yavuze nkanezerwa nkitera hejuru nkasirimba, ibyo bikamanuka, nta byishimo mfite. pasiteri yabwirije, korari yaririmbye, nafashijwe, nanezerewe. ako kantu uvuze kitwa gufashwa ubundi, ako ngako nageze ku ntego ubundi, niko kaza kakemeza n'umutima wanjye ko ngomba gutanga ituro cyane.
nageze ku ntego y'icyo nashakaga mu rusengero, bya bibazo ya stress yose maranye icyumweru barayuruye, ngo ndimo ndaririmba mvuze induru iyo baba mwishima nkitera hejuru nkabyina ngatega amaboko ngacumugara, none ngo ndeke gutanga itu. none kubera ko aperi na Rayon Sport byakinnye kuri stade, wa wundi wayatanze ntago we byiswa amaturo, ariko yo ntiyateje ikibazo, urumva kuko bititwa amaturo ntibyateje ikibazo. Iyo wagiye kureba iyo kipe yawe yego bakanayitsinda, uravuga ati ni mu ngaruzi, ati icyo nashakaga byari intsinzi, none dore mubonye intsinzi, kandi intsinzi nzanira ibyishimo, none intsinzwi nzaniye umubabaro. Ibyo bagiye kugura neza sinabyo ubonye, ariko nta kibazo umuntu afite. Abo ni abadayimoni, ni abazimu buzuye mu bantu. Iyo ugiye muri resitora cyangwa se ukajya muri hoteli ugafata ukakipura cyangwa se ukaka serivisi ushaka bakayiguha, hanyuma waguserevye waguhaye ibyo washakaga, kari akantu umuhereza bwa nyuma bakita tipu, kari akitwa iki? Kitwa ishimwe ry'igikorwa cyiza yo gukora. None se iyo dutanga amaturo ntihaba amaturo y'amashimwe? Abadukurikiye ntabwo kubyiba dukora dushyiramo harimo ituro ry'ishimwe. None abadukurikiye rero novuga kuri icyo kintu, yewe ndagenda yafata ituro ryanjye nkarihereza uwanserebye kandi amaze kwishyura ikiguzi cy'ibyo nakonsomye. Ikiguzi uracyishyuye, noneho ugeretseho no n'andi mafaranga ku ruhande bita tipu. Yego ndamutuye nyine. None pasiteri we uzi icyo nkoze ni wampaye serivisi nziza, kuko impamvu nyimuhaye ni uko mbizi ko byandi naguze ntacyo ari buboneho, kandi yangiriye neza. Yakugiriye neza, ni ukuri yakwakiriye neza. None wamuje n'Imana ntabwo yagize neza kurushaho? Si nk'ibyo byose se? Aba ni abadayimoni, aba bantu buzuye abazimu. Iryo jambo ry'Imana ryo ryatubwiye neza ko ari imyuka iyobya y'abadayimoni. None rero iyi myuka nimureke bene data abakristu inshuti z'umusaraba turwanye iyi myuka. Ntabwo iyi myuka yahagurukiye amaturo gusa. Tuzagira igihe tuganire n'iyi myuka iyobya uburyo yahagurukiye no mu byacumi, yahagurukiye no mu bindi bikorwa bikorerwa mu nzu y'Imana. Nakubwiye ngo icyo ishaka cya mbere irabanza kutubuza gukora ubushake bw'Imana, hanyuma nimara kutubuza gukora ubushake bw'Imana, ikizakurikiraho bazaduca mu rusengero, kuko uzaba uvuga ati ndajyayo kwenda iki. Hari abantu bamwe bashobora kuvuga bati ati se turi kubunanirwa njye kwicara imbere ya pasiteri ngo anyigishe, njyewe naguze Bibiliya nkazajya nyisomera. Abantu ibyo baba bavuga baba ntabwo ibyo bazi. None se twese ibyo batwigisha ku ishuri mu mashuri asanzwe aya ya leta cyangwa se ayigenga, ko tugenda bakatwigisha ibintu biri mu bitabo, si serivisi, ni serebasi bagenda bakazana, kandi ibyo mwarimu atwigisha babyanditsemo. Wakwiguriye serebasi ukareka gutanga minerivare ukiyigisha. None niba pasiteri byakubwiye biri muri Bibiliya, nawe wakicara ukabisoma kandi uzi gusoma. None se uzi gusoma Bibiliya gusa, ntabwo uzi gusoma serebasi? Birashoboka ko yaba azi gusoma Bibiliya gusa, ntabyo azi, nayo ntayasoma, kuko ayisoma yaba yumva ibyanditsemo akabikurikiza. ngo yirwa nyigisha iki? Akwigisha iki se? wowe uzi iki? Impamvu yakwigisha nuko hari icyo akurusha, kandi yatoranirijwe kugira ngo akwigishe. Yego, ntibyo kuvuga ngo nawe uzi gusoma ngo wakwiyigisha mu ishuri ugiye kwenda iki? Amafaranga utanga mu ishuri ntayiki. Abantu ntabwo bashaka bakwigisha bari muri serivisi, iyo serebasi wayiguriye hanyuma nawe ukiyigisha, ukareba ko hari icyo uzageraho. Abantu sinzi, ntabwo nzi ikibazo kiri mu bantu, ariko turimo turavuga abapasiteri beza. Yego, turabararikira kuzakurikirana ikiganiro ku bashumba. Bazakurikira ikiganiro tuzakora gikurikiraho, tuzavuga no ku bashumba, tuzavuga abungeri beza, tuzavuga n'abungeri babi. Turabararitse rero muzagikurikirana. Naha ngaha kuri Gwiza Rukundo TV. We subscribing aho hasi ya video ureba. Yego. Hanyuma tuzagikurikirana. Icyo nandimo nkubwira ni naho utayatura mu Imana, uyatura ahandi. Ndakubwiriza ukuri kudatanze Imana, ugira ahandi ubitanga. Umwana arwaye ukajya kuyaha muganga, ukayatura kwa muganga yirirwa asenga abwira Imana ati Imana wanunze, kandi aratungwa n'abakiriya baje. Rero iyo utasenze neza, utakoze n'ibisabwa, hari igihe nawe wisanga uri umukiriya wa muganga. Wanze kuyatura pasiteri, wanze kuyatura mu nzu y'Imana, ukajya kuyatura kwa muganga. Hari igihe birangiye bitarabaye muganga gusa, n'uwaserikeye ukora serikeye nawe yirirwa yinginga Imana ati wamaye umukiriya. Hari igihe rero utayatura Imana, ukajya kuyatura wa wundi, ukajya kuba umukiriya muri serikeye cyane. Gutora ko abantu baratora mu buryo bwinshi cyane, ariko icyo badashaka ni mu rusengero.
ariko abantu icyo barimo bararwanya aya maturo yo mu rusengero, kandi tubonye yuko ushaka kwanga kuyatura mu rusengero ukayatura ahandi. Yes, kandi wakayatuye mu rusengero, wenda iryo turu utuye mu protection y'Imana ikakuzaho. Yes, n'uburinzi bw'Imana bukakuzaho. Iyo utabikoze gutyo ufite ikindi no mukabara abantu baratura. Yego, ukagenda ugatanga amafaranga yawe bakaguha amazi avanze n'umusemburo, wanze ukagenda winyara wigaragura mu muhanda ukavangura umugabo. None ngewe yatanze ngasinimba ngo ndimbwa ngo ukora ngo nabyina imbere y'Imana, ngo nge ngo mfite ikibazo, nabadayimo nge ntunze pasiteri ngo ndimo iyo mutunze nabwo na pasiteri nawe arabinyubahira. Yego, haranyubaha, kandi iyo ngize n'ikibazo nkamuhamagara araza, ngira ubukwe akansezeranya, umwana wanjye arashyingirwa akamusezeranya, ndanapfa yewe akaza no kumama, ndaza gutura umunyakabari azamenya he. iyo ninyatura muri stade nkagira ikibazo aperi zamenya sha. ntago nzahamagara, ntago uzahamagara ngo ntago aperi yamenya abantu bose bayikunda, ntishobora, ntago bishobora. Ariko pasiteri muzima asura n'abakirisitu akagera n'iwawe akanagusengera nibura isengesho rye rikagira icyo rihindura. Reka ranzure nsoreze n'ahangaha. Yego, yuko umuntu wese urwanya ubushake bw'Imana aba arwanya Imana, kuko Imana ntabwo wayitandukanya n'ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana nibwo bushake bwayo. Niba rero muri kurwanya ijambo ry'Imana, kandi bivuze ngo umuntu wese wemezwa n'umutima, umutima we ukaba ari ubimwemeje, akayatanga kuko umutima ubimwemeje, wowe urinde kumubuza. wowe witwaje cyo ushingiye uburenganzira bwo gushyira amafaranga mu mutima wanjye ushambwiye ko hejuru. ubundi wo ushatse nyashyire mu ndaya. Ningura indaya ntabwo muzamvugirije induru hejuru. Kereka umugore wanjye niwe wavuga ngo wagiye mu ndaya, kuko amafaranga y'umuryango najyanye mu ndaya, nanakoze n'icyaha cyo kumuca inyuma. Ninyagura inzoga ntabwo muzavuga ngo waguze amafaranga yawe inzoga, nayaguze icyo nshaka. Ninyagura igitoki cyangwa ibirayi nkarya, ntabwo muzavuga ngo yaguze ibirayi kandi bagomba kuyagurisha. Njyewe mfite uburenganzira 100% bwo gukoresha amafaranga yanjye kucyo nshaka kuyakoresha. None ko nshaka ko ufataho makeya nkayashyira mu rusengero, pasiteri nawe akabaho neza, cyangwa se inzu y'Imana igasa neza, wowe urimo kuvugana nanjye, iyo nduru niyi ayawe. Niba wumva ayawe atakwiye kujya mu nzu y'Imana ngo akore imirimo, yahagarike, najyana aho ashaka, yajyana aho ushaka, hanyuma tuzahora ugwirirana cyane wirengeje imisemburo. Nanjye rero uhure nanjye natebeje n'ikote nashyizeho na karuvate nafunze, nibyo noneho nge nawe turebe imbwa n'umugabo. Niko kuri biti hari kibarira abantu bakiguha, ntabwo ibi nakabaye mbivuga, ariko kuko batatse ijambo ry'Imana. Imana mbabarire, ntabwo nshaka kugita imbwa, ariko niba wigaragura wafashe amafaranga wakoreye ukwezi kose, wafashe amafaranga wakoreye umunsi wose, ukagenda ukirwa ugura suruduwiri cyangwa se kugura bya bindi bimena umutwe na yewe muntu sinzi no kuntu muzita, hanyuma uza ukabinywa ukaza mu rugo winyarira cyangwa ugwirirana unatuka busanze, ubwo niwe mugabo wakoze igikorwa cy'Imana ibyo yabigushimye. Na sosiyete turakugaye, nashaka be abatari nawe ugenda ukicara aho mwita ngo muri VIP, ariko ejo cyangwa ejo bundi nzagucaho mu cyapa, polisi yakwandikiye, imodoka yawe yayipakije yayitwaye, ejo banagufunga ivinze wanyo cyane, nabyo uzabizira. Ubwo rero tuvuga rero ngo bati abarokore barasaze, ibisazi byacu birakijijwe sha, byuzuye umwuka. Yaba namwe mwabisaraga isi yabona amahoro. Iyaba ibi bisazi by'abarokore, ariko simvuga abarokore bose, ndavuga abarokore buzuye umwuka wera bakora ubushake bw'Imana. Abo nibo tuvuga. Muvane reka dusoreza, kuko hari n'abarokore akangaka nako bakumbe, hari n'abarokore nabo bitirirwa iryo zina, ariko atari abarokore batakora ubushake bw'Imana. Yego, reka dusoreza abavandimwe. Ugize ikibazo gishyire muri comment, likinga, sharinga, subscribinga, dukomeze tubane kuri Gwiza TV. Niba hari n'ikiganiro kindi nawe ushaka ko tuzaganiraho, ukavuga ati muzamvugire kuri iki kintu, ubu tubabwiye ko tugiye kuzavuga ku bapasiteri, nabo tugiye kubazira, ariko ntabwo tugiye kubarwanya, tuzavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo tuzabarwanya nk'uko n'ubu tuvuze ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hanyuma rero nawe niba hari ikintu kiganiro numva uvuga ati muzaganire no kuri iki, uhawe ikaze. Niba hari n'ikintu nawe ushaka gutanga nabwo uhawe ikaze. Abantu natwe kuri Gwiza TV, Shalom.